Ikaze mwese aho muherereye. Ariko uraseka we. Ikaze kabisa. Nibaza ko ikiganiro gitangiye wakwitonda nkabaza nkakira abantu. Ikaze mwese aho muherereye. Waba uri hano mu Rwanda, waba uri mu karere kahe, waba uri hanze y'u Rwanda. Ariko nshaka kubaza ukira aho ngaho hanze y'u Rwanda. Hari abantu badukurikirana bari hanze y'u Rwanda, mugire gutyo muri comment mudupepere uzababona. Rero aho uri hose ni ukuri turakwakira. Nshaka umugabo wo mu diaspora. Imana ibahe umugisha. Pepere gutyo. Imana ibahe umugisha. Amen. Hano ni kuri Nkunda Gusenga TV, ni channel ivuga ku bijyanye n'ijambo ry'Imana n'agakiza. Warakijijwe se? Yego. Harya ari indirimbo kandi ivuga gutyo. Ivuga gute? Nemerwa kubw'urukundo rwe, yanuye ya mitwaro yose nibyo yego. Narakijijwe nawe warakijijwe kwiza. Ndagushubije ariko ndaguhamije. Urashubije pe kandi kuko uri umuririmbyi turakwakiriye no Imana iguha umugisha nawe. Wabibwiye se abantu harimo benshi batakuzi. Hello guys. Nitwa Mumporize Sharon. Cyuzuzo. Cyuzuzo. Nanjye nitwa Mugabo Moise. Mugabo sha. Ako Moise ujya wumva amateka yiwe? Mose. Ego. Moses. Mose. Musa. Moise. Ntabwo yageze muri Kanani, shana icyo kintu cyambabaje. Nyine kuba ataragezeyo, ariko ntibivuze ko atakoze icyo Imana yari. Moise ahantu hose uri, ndavuga nyine Mose. Ndagushuhuje. Okay, no dore nkwereke. Wa Moise bose ndabashuhuje. Mose ajyana Abayisiraheli mu ntuzi mu gihugu cy'isezerano. Ibaza umuntu wajya ugenda akavugana n'Imana. Nyine ikintu cyambabaje nuko natageze muri Kanani. Hari umunsi bikamubwira, hari umunsi bari Abayisiraheli bavuze ati se kubera iki Mose wowe uratuyoboye, murumuna wawe nawe niwe mufatanyije. Hari murumuna we yari Aroni. Aroni. Okay. Akazana Miriam yari umuririmbyi. Yego. Yari mushiki we. Yego. Ati mwese kuki byabaye ibintu byo mu muryango gusa? Ubwo n'abantu bo muri Israel baye kubwira Mose. Mbese bayibaye kubyinubira. Arangije ubwo nyine mbese bashakaga ko hajyaho abandi bayobozi. Mose arabwira ati okay, niba ari ibyo reka ngende mbibwira Imana nibihitamo kundi muyobozi turamushyiraho. Byagenze bite? Mbaza ngo byagenze bite? Ako shukunda kuba ari ibyo. None se wewe Nzibare. Tega amatwi wanze. Yego. Uko byagenze yaragiye agenda abwira Imana ati ba bantu wampaye kuyobora bavuze ngo kuki biyoberwa n'umuryango wacu, kuki nyine ari twebwe gutya na gutya. Abo bantu harimo abitwa bakora nabande nabadatani na Abiramu. Abo bari bisazije gutyo. Bari abantu ngo nibe magana ngahe sinibuka umubare neza. Ubutaka bwarasamye burabamira. Akimana rero ubutaka bwarasabye buramira birangira aho ngaho byabo. Imana twizeye iri hejuru ya byose. Iri hejuru ya byose rero buriya no kuba waba ufite inshingano uri mu muhamagaro wawe wenda mu rusengero na murumuna wawe akabakora izindi na mama wawe akabakora izindi. Nyine ni impamvu z'Imana. Rero iyo ushatse kuba wabizanamo byawe ati se kuki mushaka kubigira cyane ngo bya family kandi ari Imana yabahamagaye. Waburanye Imana se? Oya, nta n'umuntu ujya yibaza mbese ngo kuki ukoze iki. Yego. None se Imana bwayo. Ikibazo cya mbere nshaka kukubaza, uri tayari se kusubiza? Nta kibazo, ugende tayari. Baraguha amanota ku gisubizo uri buwe. Sibyo? Murabizi. Twagiye. Ese ubuzima bwa Gikristo sibyo? Wabuhuze gute n'ikoranabuhanga cyangwa se n'iterambere turimo uyu munsi? Ubuzima bwa Gikristo ukuntu nabuhuza n'iterambere. Yego. Ngewe ngendeye uraya kuri ibi bintu by'ama social medias ku ma YouTube channel. Ni YouTube channel. Sigaye twumva ijambo ry'Imana biciye kuri YouTube channel. Sibyo abapasteri, amakorari, ubutumwa bwiza bwose bucaho. Ubuhamya bw'abantu. Nusumva bitarihuje n'ikoranabuhanga ahubwo. Aho birumvikana gutyo
mbere wasangaga nk'aba mugani se buriya babyumvaga gute? uzi ukuntu mbere bavugaga ijambo ry'Imana. Umuntu asigaye avuga ngo uyu munsi sinabonetse wenda kujya guterana, ariko ndabikurikirana kuri YouTube. Yego, mbere abantu bumvaga ijambo ry'Imana n'abajyaga mu nsengero. Ikindi nka gutya ko abantu babwiriza, urareba iyo umupasiteri wenda adafite church, sibyo, agashaka kubwiriza, ahamagara umuntu ufite cano ati mfite ijambo ry'Imana cyangwa mfite ubuhanuzi nshaka gucisha kuri cano bukagera ku bantu bose. Ariko mbere bakubitaga ingoma agaca nko ku rugo biseri bishize ejo bundi ati sinkuza cyane ariko nanone ndakuze ushobora kuba ushaje. Nukuri bacaga ku irembo avuze akagoma ati nimwumve icyo Imana yavuze. Ariko abantu mufata nk'umuntu wasaze. Ariko biriya bintu byaravunanaga. Namufataga nk'umuntu wasaze sabo. Nyine hari abantu benshi batizera babifata nk'umusazi, ariko buriya njyewe umuntu uwo ari we wese uvuze ibintu by'Imana niyo yaba yavangiwe mutega amatwi. Ukuramo icyawe. Nkuramo icyanjye. Niyo yaba yavangiwe, niyo yaba ari umusinzi akavuga ati umva ukuntu Imana imbwiye. Ariko ari kukubwira Kristo. Uwo muntu ujye umuha agaciro. Abe nibyo ubundi gusa urumva wa mugani nk'umuntu wari ufite nk'urusengero agenda abwira abantu muze tujye guterana, ari buze kubibwira abantu 50 60 aho mu rusengero rwiwe, YouTube channel ataraza cyase izindi byarabavunaga akababwira bakumva baje aho ngaho. Ariko uyu munsi arabifata bya uploading byumwe n'abantu barenga magana ngaho benshi. Rero urumva ubwo ubuzima bwa gikristo bwaho n'ikoranabuhanga byabaye makwe. Uzi ko mbere abangirikani bavuzaga ingoma akabibwira ko ngo bagomba kujya gusenga bavugije akagoma umuyaga kuba mwinshi se. Noneho nukuvuga ngo ubwo iyo wumvaga akagoma kwahita uvuga ati amateraniro byuka nitunganye mu gihe ingoma itari kuvuga. Reka reba nk'ubu ngubu ariko se ko batakibavuza umunara we, umunara wahari akurikiriza umunara kubaka kuri kiriziya ni inzogera. Bakuniwa saa sita zirageze twikera twagatuza amasaha wakumva barayikomye ukatuba ati saa 12 nta telefone ufite ntacyo ufite, wakumva gusa baragikomye ngo tugiye mu misa. Aya masaha nayo kujya mu misa buriya ngira ngo bayivuzaga kugira ngo ndatekereza ko ni gake ntago bikiri cyane ko mu ntara ahantu ikoranabuhanga ritaragera. Ikoranabuhanga hano se babibabwira mu magroupe ya WhatsApp ariko ahubwo se ijambo ry'Imana yego ni ryiza pe ndi kumva aho nyine ku buryo bwo gusakaza ivuga butumwa cyangwa se kuvuga ngo tuvuge amakuru ya Kristo, tuvuge byose ni byiza ibyo bimubwiye. Ariko se ko hari igihe twari uko ritari wenda dufatira ikoranabuhanga uyu munsi none dufite internet yihuta dufite iki, ahubwo none bikantwara no wa mwanya nafataga wo gusoma ijambo ry'Imana, sibyo ukantwara cyane mu zindi wenda mu bindi dufate mu reels mu TikTok, Instagram, ugasanga ahubwo niho uspendinze umwanya muri ibyo ntezo ntago zaba ari ingaruka mbi. Ni ingaruka mbi ahubwo mbi cyane kuko murabyitwaza. Wibaze ko no mu rusengero kujya mu rusengero gusenga abantu batakitwaza Bibiliya ngo bazifite mu matelefone. Kuba wibereye kuri WhatsApp pasiteri ngo muri gusoma ijambo ry'Imana ati dusome mu byahishuwe, wowe ukahita wumva aba message yabaye menshi babuze ukuntu kandi uri imbere babuze ukuntu ariko ni ikibazo. Tugomba gutwara Bible ziri hadi abo bikundi. Asa nk'ubu nk'urugero nk'umuntu yitabye Imana avuye gusenga kandi ikintu kiri bumwinjize mu ijoro ari Bibiliya yabwiye Imana ati telefone ndayifite muri telefone. Telefone biki rose iriya Bibiliya rero iriya Bibiliya ni inkota. Ubu Satana guteye cyangwa abadayimoni baguteye wafata telefone ugatunga ku muntu cyangwa utunga we iriya Bibiliya. None se reka nkubaze ubu koko baguhaye Bibiliya tifata ugenda ugere Kimironko nyine uyifite mu ntoki, hari abantu biteye babumva bibateye. Hari nabo nabonye abakobwa tumenyane Bibiliya bakayifata hano barayigize nk'agashakoshi, urumva wagenda ukabona ni akabaga keza kandi ni Bible. Ubwo bimuteye isoni se cyangwa wenda dufate ko ari ese tuvuga ko ari ubusirimura, ubwo busirimu bwo muri Yesu ko bamugize umusirimu cyane bagakaje. Hari nk'umuntu ndabizi ko n'abantu baba bari kureba ikiganiro ndabizi ko
bakubwiye ngo ufate Bible uce ahantu uyitwaye mu ntoki ugiye wenda gusenga mu ntoki iri hadi gutya. Yego. Hari benshi byananira. Byabagora. Hari benshi byananira. Nyine n'irya koranabuhanga twishyizemo. None se ubwo umuntu yabakijijwe? None se umuntu gukizwa kubirebera mu ngeso ziwe? Oya, ariko gukiza ujye umenya ko ari ukumara amazi ukavuga ati nge nahisemo Kristo, umuntu uzambona ntago bintu kimwe nk'uko hari wafata Bibiliya akaba proud yayo nk'uko uri kuvuga ariko adakijijwe. Bibaho buriya? Bibaho. Bibayeho nawe kuko Imana niyo yonyine ireba mu mitima. Iyo yareba mu mutima ikavuga turiya muntu nubwo afashe Bible. Ariko hari n'umuntu ufata Bibiliya usibye n'Imana ireba mu mitima. N'umuntu n'abantu twebwe tureba tugahita tuba uriya muntu. Nese abasha kureba umuntu ukahita umenya ngo uriya muntu akijwe cyangwa ntabikijwe. Nose ubu ngubu ngewe nawe ko turi inshuti sibyo? Ubu ntago uzi uko nteye. Nose imico mfite ikugaragariza ko nkijijwe cyangwa ntakijijwe. Ingaragariza ko ukijijwe. Hanyuma se babibonye ute kutari Imana ngo urebe. Ariko nyine nubwo imico ingaragariza ko ukijijwe. Buriya rero Bibiliya yo uko ivuga ko umuntu tudakwiye kureba ko gutya ngo tumurebe tuhita tumenya ngo arakijijwe, ahubwo keretse uwizera Kristo. Ariko nanone ukuntu ubana n'umuntu n'igihe mumaranye mutinda namenye ngo arizera. Nyine yego imico ni myiza namenye. Yego imico y'umuntu buriya Yesu rero akunda n'ikinyabupfura n'indangagaciro na kirazira z'umuntu. Ese agendana na discipline. Kuki si yo bavuze ngo uyu muntu ngo kubera kuntu gafite ikinyabupfura afite discipline afite Imana. Bakabati kubera ko uyu muntu nk'urumogi ari ingegera nta Mana afite. Kuki se bigendana na discipline y'umuntu? None se urabona abantu baba bafite amadread abenshi nibo njya mbona. Ugasanga niba abantu bitonda, niba abantu utasanga yegeranye ikibazo n'undi muntu, ni wa muntu sibyo? Nk'ubwo ntiwahita uvuga ngo afite Imana. Ariko buriya umwongereza yaravuze ngo never judge a book by its cover. Sibyo? Ukuntu uzareba umuntu nyine niba ari by its cover sinzi ukuntu babivuga. Icyongereza cyanjye mperuka kera mu ishuri. No, rero ubwo bishatse kuvuga ngo sibyo? Uhereza igihe. Bishatse kuvuga ngo umuntu kuvuga ngo ni umukristo. Niwe n'umutima we n'Imana. Yego. Menya ngo niba wizera Kristo nyine uri umukristo. Kuko bashobora kundeba burya bakambona izo ndangagaciro, bakambona n'iki, bakambona umutima w'urukundo, bakambona n'iki. Ariko mu by'ukuri ntari umukristo. Sibyo se? Ibyo ni ibyo. None se impamvu umukobwa w'umukristo adakwiye kwambara uko yishakiye? Ayiwawa. Wowe ujya wambara uko wishakiye nyine? Oya, biragoye. Urumva iyo umuntu yakuriye ni nk'uko nyine bavuga ngo umunyarwanda ngo ni indangagaciro na kirazira z'umunyarwanda. Sibyo? Nk'uko bavuga ngo umunyarwandakazi nimba yatashye ubukwe umwambaro ugomba kumuranga ni umushanana. Sibyo? No muri Kristo rero umukobwa cyangwa umwana uhamya ko yizeye Kristo, umutegarugori hari imyambaro akwiye kwambara imbere y'abantu sibyo itari bubagushe. Uzi kuba waje kwisengera ufite ibikuruhije umutima, wagera mu rusengero wize kwisengera, wagera mu rusengero ugacumuzwa n'iki se? N'amatako y'umukobwa ugacumuzwa n'igituza cy'umukobwa. Nyine iyo mico hari imyambarire ikwiriye. Yego, ubwo hakaba n'idakwiriye. Ariko hari igihe ugera mu rusengero ugasanga ko umukobwa yambaye cyose yajeje gusenga, yajeje kugaragaza umubiri we, yajeje kugira ati nyine kuri icyo gihe ibyo bintu dusiga tubyita ubusirimu. Uretse reka tureke muri church, hanze ho birakwiriye se kwambara wenda nko gutwo tumini tudafi. Uri umukristo? Oya, uri umukristo ntago bikwiriye kubera ko yashusho umuntu akubonana mu rusengero. Yego, umuntu akubonana mu rusengero niyo ikugumaho no hanze n'ubundi hanze. Ku buryo bashaka kuvuga ati dore wa mukobwa w'umuririmbyi none dore uko yambaye, kumbe yambara kuriya ari mu rusengero, byagera hanze nyine hari imico, hari imyambarire ikwiye kuranga umukobwa w'umukristo. None se kwizera Kristo bizana izihe mpinduka? Bizana impinduka nyinshi cyane kuko byo nyine iyo ahubwo ya mbere mise numvamo muri iyo myambarire umuntu wizeye Kristo n'imyambarire irahinduka n'ingendo igahinduka. Ingendo n'inshuti zigahinduka. Ngambwira ingendo ukuntu ihinduka. N'inshuti zirahinduka. Oya, nuvuga gutya ingendo hari abari buze kumva ati niba nagendaga
wenda gutya ariko ubwo ngiye kuzajya ngenda ngize gute nihengetse oya nisingendo se niba nagendaga asa n'inyonga nzi ko ari njye mukobwa mwiza uriho ubwo none muri iki gihugu arumva namenya Kristo nkamenya ko Kristo ari we wenyine mwiza ubwo none ngenda itihindura ndahindura nkagenda nyine nk'umukristo n'imvugo irahinduka imvugo n'inshuti zirahinduka imvugo yotereme n'inshuti zirahinduka n'ukuntu witwaraga muri sosiyete haba impinduka nyinshi buriya Pawulo imbere yarwanyaga ivugabutumwa ariko amaze kwizera Pawulo yishe Sawuli akiri Sawuli yishe n'abahanuzi benshi ariko amaze nyine guhinduka noneho kuko ingendo ye yarahindutse ibyo yagendagamo agiye kurwanya ivugabutumwa ahubwo noneho yabikoresha avuga ati se reka namamaze ubutumwa bwiza mbibwire noneho n'abatabizi ko Kristo ariho yapfuye ku bwabo buriya nuko tutajya tuvuga ngo wenda nuko tutari turi hari ahantu wabona n'inshuti ziwe zarahindutse kuko iyo umuntu afite inshuti mbi nizo zimwoshya buriya yari afite inshuti zimuhereza ngo ahere genda ubice ese hari ijambo twasomye ku cyumweru rivuga kuri sinzi niba naribona hafi ni Herode yicishije nde umuvandimwe wa Petero sinibuka neza arangije ngo abonye ukuntu abantu bamushimye ngo ahita agateka niyongeze na Petero ariko cyagiye yamufashe ngo bajye kumufunga nyine yere bikoze abona abantu babyakiriye neza ngo ukuntu bamuhaye ngo none ahita agateka niyongeze na Petero ajya cyagiye yamujyanye hariya kumufunga ngo abandi ariko basigaye bamusengera twe baravuze ati nta kintu twakora baramusengera n'icyagiye ngo imiryango yagize gute yafungutse yari amasengesho yatewe n'abandi bandi yari yasize baramusengeye none nawe baba muri gereza ariko inshuti nizo zakubuza ijuru ni nazo zaguhesha n'ijuru inshuti zakubuza ijuru zanari guhesha none se reka muri izo nshuti zawe wazihinduye wenda n'urugero wenda dufata niba ukijijwe wazihinduye zikagaruka ahubwo zikamenya ko Kristo ariho kandi aho kuba wowe ziguhindure ngo zigukure mu bunuzi reka se urahindura umwana w'abandi ufite ubushobozi nuko umusengera reka Imana niyihindura n'ubundi wowe nta bushobozi ufite bwo guhindura wowe wamusengera Imana ikazakora akazi kayo muri iki gihe abantu bafata iyo babonye nk'umukobwa nkawe ukijijwe umuririmbyi ntihari igihe wenda abantu bavuga ati si uriya mukobwa kuki yagiye muri biriya bintu hari n'abantu benshi bambwira ati sha wa mukobwa ati si bitewe n'ukuntu usa ati se ngo uri mwiza ufite etaje n'imodoka witwara ariko ngo uri muri cace wapfuye nabi warishe ngo uri mu rusengero wese kuki twita ku buzima bw'uyu munsi tutita ku buzima nyine nicyo kibazo yaba Imana niho hantu yadukinze yaba Imana yakwerekaga ati uyu munsi ukuri kwitwara ikatwereka ahazaza hacu uko uzaba umeze abantu bose twakizeye Imana cyangwa twagakuriye muri bibabwire babimenye kuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima ku mukristo ku muntu ubyizera naho sinze wenda batabyizera bumva ko iyo umuntu avuye muri ubu mubiri ariko nta muntu utabyizera niba babyizera ajya amenya ko muri uyu munsi wa none niba atizera Kristo kuko nta muntu utize wenda hari benshi batizera Yesu Kristo ariko bazi ko ariho ariko bazi ko n'Imana iriho niba iriho niba ari babizi ko Imana iriho bavandimwe reka twizere Kristo kuko nyuma y'ubu buzima dufite hari ubundi buzima none reka hari umuntu watubwiye ngo dusenga na hariya atubwiye ati ngo ubuzima tubaho muri iyi si ni butoya ariko ubwo tuzabaho ni burebure ni ubuzima burebure ariko none usanga abantu twita ku buzima ubwo butoya ubu ngubu turimo akaba ari bwo twitaho cyane bashaka indamu none waba hute ariko hari ukuzishaka mu buryo bwiza bwa gikristo gute mu buryo bwa gikristo ubu se bakubwiye ngo ujye gukora ahantu mu kabari wajyayo cyangwa ntiwajyayo ntago najyayo uzi impamvu ntajyayo
none ubwo abantu wenda baba bakora ese ari n'abakristo sha biragoye ntago njyewe umuntu yambwira ngo ndacyari umukristo ngo ndakizeye Imana nkora mu kabari sereva amayoga umugabo bishatse wasinza nkora ku mabuna nkorakora urumva ntago ndi bubyage kankora kuko nubyanga baranyirukana werata umuntu wamugana ubuzima bwa Kristo hari ibyo bukubuza igo hari ahantu utagomba kuburi kuko nk'ahari yasa ahantu baganira ijambo ry'Imana ngo muri hoteli ndasasa wenda ndasasa mu ryame ase ndaba umukristo gute nagiye gusasa muri hoteli biragoye kabisa biragoye kuba waba umukristo ariko reka mu byo rata dukora byose wenda abo bandi dukora ibintu byubahisha Imana kandi mu buzima nyine bubaye ubuzima bwo gusenga kuko ubuzima butari bwo gusenga tubayemo ntaringe wakwihebuka uvuga ukajya no kwiyahura ariko iyo uzi ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi bwiza sibyo ibyo nibyo bikongera bikakurema ibyiringiro muri wowe ukumva ko rero abantu badukurikiye rero nizere ko namwe mukunda Imana bagiye bapfa Stefano bateye amabuye yarazi ko ari ubundi buzima umutima wa ariko abantu yarafite umutima uziko muri iki gihe nta muntu wagira umutima nkuriya ubu wakemera akagutera amabuye mpaka upfuye batubwire ababyemera hariya ninde ni Petero niwe wapfuye bagiye kumumanika bati oya mudakora ikosa ngo mumanika nka Kristo wanjye wambambiwe baramumanika acuramye naho se bagiye kumubamba bwo ntibambwiye ati Pete ko tubona usa nabo ubu ni muri kumwe we nimuziranye ariko buriya ati hamana ajya gupfa baramumanitse acuramye ariko nyine yahise avuga ati Yesu baciye igihanga abo bantu bose bagiye banga kwihakana Yesu kuko bari bazi ko hari ubundi buzima ariko Yohana ashobora kuba yarababaje bamuciye igihanga ngo nabwo nta zindi mpamvu zigize ni umukobwa wanoze yarabisabye kuko gusa ngo oya yabyiri yabyinye umukobwa nta n'ikindi yari ari cy'imbere y'umwami washimisha umwami none mu kumushimisha umwami arambwiye ati urashaka iki oya we ntago ari icyo yasabye ni mama wamubwiye ariko ba mama bazadukiza ababyeyi mwubaha icyiza nuko mwe mufite ababyeyi basenga kandi batagusaba none uwo mubyeyi ahita ambwira ati kuko umwana yambwiye ati umwami yansabye ko namusaba icyo nshaka akagira inkuru Yesu we genda umusabe igihanga cya Yohana cyamumariye yarakiriye se yagikoresheje igisa gusa gusaba gutyo nta kintu byamumariye nembuze ati ngo bari abantu bakera bakundaga Imana cyane ibaze gupfa ugihamya Kristo ukavuga ati ngiye nubwo napfa ndapfa nkiri guhamya Kristo niho hava yandirimo yangenda umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose none ibintu mfite byose ntabwo nkibigundira ibyo ntunze najye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi none ibintu mfite byose ntabwo nkibigundira ibyo ntunze najye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi murakoze cyane tugiye kubasezera kuko umwanya twari dufite si wari munini ariko n'ubutaha twazagaruka wenda mu buryo bwo kuririmba tuganira ku n'ubundi ku ijambo ry'Imana icyo nabwira abantu bose badukurikiye tumenye ko Kristo ariho kandi tumenye ko yapfuye ku bwacu tumenye ko ibyo twakora byose n'umwete wacu wose n'imbaraga zacu zose bitarimo kwizera Kristo ni ubusa rero tumenye ko Kristo adukunda atwitayeho ariho kandi nyuma y'ubu buzima hari ubundi siko twabibonye se ijambo rimwe wabwira abantu sharo bakwishimiye bakunze umukobwa uganira ijambo ry'Imana ni gake kuba ngo babone ijambo rimwe nababwira Yesu arakora yego uko yarari niko ari kandi ngo jambo yahoranye n'Imana ngo niwe wari na jambo
iryo jambo mbere ntabwo najyaga risobanukiwe. Wajyaga wumva ko hari Imana hakaba Yesu ubutatu butagatifu. Ariko ngo Imana n'umwana na Mwuka Wera, yego, ni gutyo. Rero ikintu nabwira abantu badukurikiye, mukunda Imana, muyikorere mukiriho, cyane cyane urubyiruko mukorera Imana mu busore bwayo, kuko hari igihe ngo kizagera kuyikorera bikanga. Buri nejejwe nabyo. Wababwira ukuntu ababyeyi bacu baba bavuga ati yaba nyifite imbaraga nk'izayo, nagasirimbye kuriya, nakabyinnye kuriya, nakavuze kuriya, nagakoze kuriya. Rero rubyiruko, muri biriya rivuga ngo ukiri umusore ngo uriyambika ngo ugakora ibyo ushaka, nyine ngo uriyambika ngo urikenyeza ngo ukagenda aho ushaka, sibyo? Ukiri umusore. Ariko ngo iyo umaze gusaza baragukenyeza bakakujyana aho udashaka. Nose nk'ubu umukecuru w'imyaka nka 90 ntibamujyana, baramutera nyine bakamujyana hanze, bakongera bakamugarura mu nzu, baranamugaburira. Urumva ibiryo byose bashaka kukugaburira, we ntabwo wavuga ati ntago nshaka ibi, nibo bakugenera. Rero rubyiruko, reka dukoresha umwanya wacu neza ku busore bwacu. Mwakoze cyane, ni ukuri Imana ibahe umugisha. Kuri Nkunda Gusenga TV muzajye mukora like, share, subscribe na comment zanyu ziba zikenewe. Iyo mwabikunze ikintu, iyo urebye ikintu ukakishimira, ziba nyinshi tuzagaruka. Iyo urebye ikintu ukakishimira, gukanda kuri kariya kazogera gutya gusa, harya no guki na kariya ka like ka ugakora n'agashe, kuko bino ni ibintu byubaka, ni ibintu by'ijambo ry'Imana. Hano nibyo tunyuzeho bya Kristo, sibyo? Yego. Sharon, wakoze, Imana iguhe umugisha. Nawe wakoze cyane. Yego. Ubwo tuzasubira. Ciao ciao. Imana ikomeze ibiteho.